Basoje kuri Kitchen&Creative mugire amahoro mumeze neza. Twagarutse ariko uyu munsi ni agashya. Turaba tuvuye mu gikoni gatoya nk'uko urubuga rwacu rwitwa ni Kitchen&Creative. Tujye gato muri Creative. Creative rero ni utuntu n'utundi twavugamo udushya, twahanga ibintu nyine bishyashya, twabyiga nabyo tuzabigeraho. Ariko hano tubifate nk'utuntu n'utundi tugiye kwiganirira ibintu byo mu buzima busanzwe ariko by'ingenzi byangombwa cyane mbasharinge ngiye ku bumenyi bwanjye. Akenshi tuvuga ibyo twasomye mu bitabo, ibyo runaka bavuze, kuki twebwe tutavuga ibyacu. Reka nanjye rero mbasangize inshuti zanjye ku bumenyi bwanjye busanzwe. Ushobora kumva ari byo cyangwa se ukumva atari byo, ni uburenganzira bwawe, ariko hari igihe wakumva ari byo kandi bikanaguhumura amaso, bikanagufasha ukajya ubigenderaho kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza, cyangwa se umenye uko witwara, kuko iyi si iraruhije, iyi si iragoye nta banga. Tugira inshuti nyinshi ariko kumenya iz'umumaro, kumenya iz'ukuri ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu rero uyu munsi nahisemo ko tuganira ku nshuti tugira, inshuti tubana nazo. Ese ufite inshuti zingana iki? Ni nyinshi, ni nkeya? Ese muri izo nshuti zawe uzize umumaro, uzize kuryarya, uzize itakuryarya, bimeze biti? Wenda ufite uko ubibona, ufite uko ubana nabo, ariko reka nanjye mbaganirize, mbasharinga akantu k'ubwenge katuma niba usinziriye wakanguka, katuma niba bijya bigucanga ukayoberwa inshuti z'ukuri muzo ufite, byaguhumura amaso, ukaba wamenya mu bo mubana inshuti nyanshuti, inshuti zisanzwe ndetse n'abakuryarya. Ibyo bintu ni byiza mu buzima kubimenya, kugira ngo urusheho kumenya uburyo ubaho, utazajya ubaho wicuza uvuga uti iyo mbimenya. Twagira reka twiganirire, ntimubifate nk'ihame, ariko uwo bigirira akamaro azanshimira nyuma. Rero ni gute wamenya mu bantu mubana niba harimo abakuryarya cyangwa niba hari inshuti? Hari utuntu nka dutanu njyewe mbona ari tuzima, mbona twafasha umuntu, ari two ngiye kubasharinga. Akambere, muri za nshuti zawe ngiye kukwereka abashobora kuba bakuryarya atari inshuti. Nk'umuntu ukugiraho ikibazo, aho kuza ngo akikubaze, murebana muri kumwe mubiganireho, amenye ukuri, anakugira inama, akajya kubiganira n'abandi batari wowe nyirabyo. Akajya kuvuga ati runaka se mwamenye ko bimeze gutya, ese binamubonyeho mwe mwarabibonye, ashaka kugira ngo yumve ibyo abandi bakuvuga cyangwa se bagutaramireho, akumva biramushimishije, nyuma akagaruka kongera akiyoberanya, akakwereka ko ari inshuti. Uwo muntu njyewe nakubwiza ukuri ko nta nshuti irimo. Igihe umuntu ataza ngo yakumvisheho ikibazo kimuhangayikishe, ikintu kitari cyiza, aza kwegere akubwira ati ese ko numvishe ibi ngibi, agira ubwo butware, bimeze bite inshuti yanjye, uwo nguwo ujye umugendera kure. Undi muntu rero, ubundi abantu beza, nako inshuti zawe z'ukuri cyangwa se abantu beza bawe batakuryarya, ubabona mu bihe bikomeye, mu bibazo, cyagiye wumva ukeneye abantu, cyagiye wumva ukeneye abakuba hafi. Abo bantu uzabona muri icyo gihe, abo ngabo bo nta gushidikanya uzabafata nk'inshuti zawe. Naho mu bihe byiza byo, inshuti uri mu bihe byiza, uri muri comfort, nta gihe utabona abantu, ntumenya abari ikivunge, ntumenya ukubeshya n'utakubeshya. Ariko igihe bizahinduka, ukagera mu bihe bikomeye, ukagera ahandi uba ukeneye abantu, kandi ntawe ibyo bihe utabigeramo, muri ba bandi benshi bake bazasigara, niyo hasigara umwe, uwo nguwo uzamenye ko ari we nshuti y'ukuri. Akakunambaho mukabicanamo, akakugira inama, icyo ashoboye akagikora, uwo nguwo azaba ari inshuti y'ukuri. Kuko hari igihe bagira akarimi keza, umuntu akakubwira rwose narabimenye ibibazo ufite,
ntibikoroheye ihangane, ariko nabuze akanya, ntabwo biba byoroshye. Nyamara muri cya gihe cyiza wari umeze neza, ntabwo akanya yakaburaga, yahoraga rwose ari umuntu ukwereka ko muri kumwe, ntabura akanya ko kuza kugusaba icyo akeneye cyangwa se kukuguza amafaranga, tubivuga uko biri. Ariko igihe abona ko ntacyo wamumarira, igihe abona ko nawe umeze nabi, ntatangwe no kukubwira ngo nabuze akanya nshuti yanjye, ni ukwihangana. Uwo nguwo ujya ushishoza umenye uruhande umushyiramo. Inshuti nyanshuti ntigorwa no kugufasha. Inshuti y'ukuri igukunda, kabone n'ubwo byaba bivunanye, kabone n'ubwo byaba biyigoye, ntabwo ijya yiganyira mu kugufasha, mu kugukorera icyo ishoboye waba ukeneye. Ibikora nta komenti ishyizeho, rwose ukabona ko nabyo ubwayo bishimishije. Naho umuntu utari inshuti y'ukuri, niyo yabikora, ubona ko abikora yiganyira, bimuvunnye se, cyangwa se ntabure kongeraho ngo ariko ndabikoze, ndagize, ndaba inshuti yanjye, ngize gutya. Ariko umuntu ugukunda mu by'ukuri ntago ajya yongeraho ariko. Ubwo rero umuntu uzajya ubona ko niba umusabye serivisi, niyo waba mutesitinga ngo murebe, ukabona biramuvunnye, ukabona arabyiganyira, ukabona bimubereye umutwaro, cyangwa se akabikora akongeraho ariko, uwo nguwo ujya umenya aho umushyira, ujya umushyira mu mwanya umukwiriye. Umuntu ashobora kuba ataguhamagara kenshi ariko agufite ku mutima, hakaba n'undi ushobora kuguhamagara kenshi ariko harimo uburyarya. Byose uzabibwirwa n'igihe, igihe uzaba ugeze nyine aho ubakeneye bose, muri bya bihe bikomeye, uwo uzasigarana akakuba hafi, akakunambaho, mukabicanamo, uwo nguwo uzamenye ko ari we wa nyawe. Uzatangazwa no kubona ari wa wundi witaga akanaguhamagara gake cyangwa atakwitaho, wa wundi uhora aguhamagara akubwira utugambo tw'utureshya abana, azimira umuburi. Hari umuntu uza kukureba buri gihe, ukabona rwose mu mwanya wawe afatamo nka 1/3 cyangwa 1/2, ariko mu by'ukuri mu byo muganira ukumva ni ibintu byerekeza ku nyungu ze bwite. Yaje kukureba nibyo, ariko azanywe no kukubwira ibintu bimufitiye inyungu. Ntiyahagurukijwe no kuza kukureba no kukubaza niba uri amahoro. Uwo nawe ntago aba ari inshuti y'ukuri yuzuye. Hari n'ubwo azabanza gutangira akujijisha mu biganiro, yaguhamagaye se akabanza kukujijisha akubaza amakuru, cyangwa se yaje kukureba agatangira nabwo akujijisha akubaza amakuru, ariko finali ukumva ahise akubitamo ikintu kimufitiye inyungu. Kumva aravuze ati harya ubu ngubu kantu, kumva ari kwiyerekezaho. Icyo gihe ugomba guhita umenya ko yajijishaga, yari yabuze ahabera, cyangwa se ngo abanza kuryarye, ariko mu by'ukuri yari afite ikintu kindi kimuzanye kitari ukureba uko umeze cyangwa se kwishimira kuba ari kumwe nawe. Uwo nawe uzamenya aho umushyira. Ikindi kitabeshya ku nshuti y'ukuri cyangwa se inshuti kuryarya, ni umuntu utakubikira ibanga. Ukamubwira ikintu umwizeye, mugaparitaja, wajya kumva ukabyumva n'abandi. Umuntu ugukunda by'ukuri inshuti yawe ntabwo yakwishimira kukwanika niyo byaba ari ikintu kibi. Akubikira ibanga, ahubwo akakugira inama y'uko wakivamo. Umuntu ukwereka ko ari inshuti, ko mubanye neza nta kibazo, ariko agakunda kukuvuga mu bandi igihe udahari, uwo nawe ujye umugirira amakenga. Akora uko ashoboye kose mu biganiro hamwe n'abandi akakuzanamo. Birumvikana ko ari abandi muba muziranye, mwese mubahuriyeho. Akakuzana udahari, akakuvuga udahari, kugira ngo yumve icyo abandi bagutekerezaho. Kenshi na kenshi iyo bakuzanyeho ibintu bitari byiza arabyishimira, ndetse nawe akenyegeza akariro, kajya avuga ati ibi nanjye narabibonye birancanga, ese namwe ibi mwarabibonye, ese narenze ko ari njyewe ubizi njyenyine. Agashyushya ikiganiro kitakuvuga neza. Uwo muntu nugira amahirwe yo kumumenya, wishimira kukuvuga udahari, akakuvuga mu bandi muhuriyeho, mu zindi inshuti muhuriyeho, akumva ko bakugira ikiganiro, bakakuvuga ibyamvahe na njyahe. Uwo muntu ujye umwitondera, ujye umenya ko atari inshuti y'ukuri, ujye umugendera kure.
nsoza rero nk'uko imigani y'abanyarwanda ikunda kubivuga, burya ni abahanga bari bazi ubwenge. Inshuti nyanshuti uyibona mu makuba, uyibona mu bibazo. Ibyo bintu tujye tubizirikana, bizadufasha mu buzima bwa buri munsi tubamo. Murakoze. Niba hari uwo bifashije, agerageze kujya abirebaho neza, amenye uko yitwara, kandi niba wumva wenda ntacyo bigufashije, nta kibazo. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bumva ibintu kimwe. Mwese muri inshuti zanjye, ndabakunda. Ciao ciao.